Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Aka kanya rero turitweretse kuri wa murongo wanyu umunaziri@2020. Twabazaniye umwana w'Imana Sandrine, nawe mwaramukunze cyane mu biganiro byinshi cyane, akaba ari umuhanzi by'umwihariko umuramyi w'indirimbo z'Imana. Rero twongeye turamusura kugira ngo atubwire uko ubuhanzi bwe bumeze ndetse n'aho bugeze. Ikindi cya kabiri kandi tuje kubabwira ko hari n'abamwemereye kuzamusohorera indirimbo binyuze kuri uyu murongo. Rero Bibiliya iravanga amaboko atanga ahabwa umugisha kurusha yakira. Namwe rero uwabikoze ku bushake bwe rwose Imana imuha umugisha cyane, kandi ndateganya ko tuzamusura vuba iyi ndirimbo igasohoka. Rero tutabatindiye, reba ko wakoze subscribe aho hepfo kuri ako kantu kanditseho subscribe, ufungura inzogera ukozeho urutoki gusa, inzogera irafunguka, asigaye ujye kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Turabasuhuje rero abatuye mu mpande z'isi zitandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tujya tubabona cyane, muradukurikira cyane. Imana ibaha umugisha cyane ku bwanyu, ni ukuri pe, njye byaranshimishije cyane, ntabwo nari nzi ko muzadukurikira bigeze aho. Rero tubahaye ikaze cyane kandi turabasuhuza cyane. Turasuhuza kandi abari mu gihugu cy'u Burundi, twarababonye muradumva, muratureba cyane pe, Imana ibaha umugisha cyane. Abari mu gihugu cya Kongo namwe muratureba, Imana ibaha umugisha. Turi hano kuro kugira ngo twongere twamamaze ivugabutumwa. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Dusuhuje n'abari mu migabane itandukanye, tubabwira ngo mukore subscribe mujye mubana natwe. Rero tutabatindiye, reka tubahe dusenga Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakomeye, uri Imana y'ukuri. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, turi imbere yawe tuzanye ibyacu kugira ngo Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro ubyongere. Tuzanye ibyifuzo byacu, ari uyu mwene data Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro ukuririmbira indirimbo zo kuguhimbaza. Turamukoretse kugira ngo Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro uzabane nawe, kandi Uwiteka Mana y'imbabazi, natwe dutere imbaraga zo kugumya gukora umurimo wawe. Mana nziza rero, tuguhaye ikaze, kuko ikaze naryo urarihorana, ariko turagutumiye muri aka kanya kugira ngo ubane natwe, ntituvuge twivugishije, ahubwo dukoreshwe n'umwuka wawe. Urakoze Mana nziza, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Mukozi w'Imana rero, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Kugira ngo urongere ijwi ho gato kugira ngo bakumve. Amakuru ni meza. Yego. Imana ishimwe cyane. Twongeye twagusuye. Twavuze ko tuzagusura kenshi cyane kubera ko hari ibyo twifuza gukorana nawe, kandi Imana ikazabidufashamo. Urabyumva gute? Nta kindi nakora ni ukubashimira. Yego, urashimira n'Imana kuba ariyo yagize gute, yaduhuje. Yego, Imana ishimwe rero. Muri aka kanya ngira ngo uri umuhanzi w'indirimbo z'Imana nk'ibisanzwe. Mu biganiro byawe byahise ngira ngo abantu benshi bagiye babireba, bakambaza wowe amazina yawe, bakambaza mubahe abandi turi Rwamagana. None se i Rwamagana twabonana gute? Nkababwiye nti twe turi Rwamagana, mudushatse mwatubona. Ngira ngo nimero bayikuye kuri iyi ntuza, kuri iki kiganiro. Barambwira bati uzadusurize Sandrine, wongere umusure, unamutubwirire ko twebwe dufite gahunda yo kuzagira gute, yo kumutera inkunga, nibura agasohora indirimbo imwe. Kandi uwo muntu ntabwo twari tumuzi, urumva n'Imana yamutwohereje. Wabyakiriye ute? Urabyumva gute? Sinzi uko ubyumva, uratubwira. Njyewe numvise nezerewe, numvaga bitapfa gukunda. Umuntu ndamushimira, Imana izamuha umugisha yankunze atanze. Yego. Ndamushimiye cyane. Noneho ibi bintu se byo guhimba indirimbo, ubundi byari isezerano ry'Imana ko watubwiye, sibyo? Ariko urabona ko sasa Imana itangiye gukoresha abantu, sibyo, n'impande zitandukanye. Ngira ngo kuri kamera ntabwo wari uzi ko wenda bizagenda gutya, umuntu akaza wenda akagushyira kuri cano, ku buryo wenda abantu bakorera bakavuga ati uyu muntu tuzamufashe gusohora indirimbo, sibyo? Imana rero ijya imenyekanisha abantu mu buryo butandukanye. Rero uwo muntu by'umwihariko ngiye yarambwiye ngo nakweretse na message yanyandikiye, nawe atwohereza indirimbo yakoze. Yaratubwiye ngo yiteguye ko yakwishyurira indirimbo imwe muri studio, mukayiririmbana igasohoka.
kandi yavuze ko amafaranga byose n'ubwishyu ari ibye. Ngira ngo urumva ko ibyo bintu ari igikorwa cyiza kandi ari igikorwa cy'inyamibwa. Yego. Rero Imana iguha umugisha cyane kandi ukomeze uhimbe nyinshi cyane ku buryo igihe kizagera ukaba ufite nk'indirimbo nka 200 wenda. Sibyo se? Cyangwa ntabwo bizakunda? Bizemera. Okay. Wenda tukiri muri impano y'indirimbo Imana yaguhaye, ese wenda indirimbo iheruka kwigisha wenda nko muri korali wenda cyangwa ikindi iheruka kwigisha indirimbo ryari muri korali cyangwa se kwandika indirimbo ryari wenda? Na cyane ko wavuga ati wenda ibi bintu bizanyura he, ariko hari igihe umuntu acika intege mu rugendo, ariko iyo umuntu abonye inkunga cyangwa se abamufata ukuboko hari uburyo agira imbaraga nyinshi. Wowe uheruka kwandika wenda cyangwa kwigisha indirimbo muri korali ryari? nko mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere. Yego. Warayigishije nta kibazo? Yaranasohotse? Nako ntabwo urayisohora ariko korali yararirimba? Twarayiririmbye. Yego. Okay. Rero Imana kenshi iba ifite inzira zitandukanye, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba watangiye kubona abaterankunga, sibyo? Bishatse kuvuga ngo ibintu byawe Imana ibirimo buhoro buhoro, ahubwo nawe icyo usabwa ni ugutera intambwe, sibyo? Kandi wizeye ko ibintu bigiye gusohora, kuko indirimbo ya mbere yawe nisohoka izahita inyura hano abantu bazahita bayibona, kuko niho hantu hambere twagize gute, twafashe iya mbere mu kugira gute, mu kuba twaza kugira ngo tuganire Imana. Hanyuma se wenda tukiri muri ubu buhanzi bw'Imana, hari nta handi hantu wigeze wenda ukiri wenda utarabona wenda icano cyangwa uyu murongo w'ivugabutumwa, nta bandi bantu bigeze bifuza kuba bagutera nk'inkunga cyangwa bavuga ati uyu mukobwa wenda araririmba ariko tumuteye inkunga ingana gutya? Nta handi hantu byabaye? Nta hantu byigeze kuba. Nta hantu byabaye. Ubwo ni ukuvuga ngo impamvu bitabaye ni uko ari igihe cy'Imana cyo kitaragera. Ariko byanze bikunze hari ahandi hantu wagiye uririmba henshi cyane. Nakundaga kuririmba nyine twagiye mu masengesho. Mu masengesho. Ese tubwire nyine udushushanya amasengesho mukora wenda, sibyo? Ntabwo ari icyaha kuvuga amasengesho, sibyo? Kuko turi ku muyoboro w'ivugabutumwa hano, sibyo? Ubundi mukora amasengesho ryari? Kangahe mu cyumweru? Urebye nyine biterwa, njyewe nyakora rimwe mu cyumweru. Rimwe mu cyumweru. Yego. Muri ayo masengesho se wowe ukora n'ubundi uyobora indirimbo cyangwa urazigisha? Muri ayo masengesho iyo mwagiye mu masengesho nyine wigisha indirimbo cyangwa uyobora korali bisanzwe y'icyumba? Niyo ndi kuvuga nyine n'icyumba. Yego. N'icyumba ngerageza kwigisha indirimbo. Hanyuma se uyu muhamagaro ko nzi ko ari ikintu gikomeye cyane, sibyo? Kuko umuhamagaro cyane cyane akenshi ujyamo umuntu wihanganye cyangwa Imana ishaka gukoresha, sibyo? Wowe nkawe Sandrine, uko wenda uyobora abantu wenda benshi kandi bakuru, sibyo? Harimo abakuruta, hari abo mungana, sibyo? Kandi ukabigisha, nta mbogamizi ujya uhura nazo ku buryo wavuga ati, ku buryo wakumva ucitse intege? Imbogamizi wenda ukavuga ati ibintu ndabona bindushya, cyangwa se wenda ndabona kwa kundi umuntu ahurira wenda n'ibibazo mu ntuza abantu urumva ntabwo habura uburyo wenda bagira gute, sinzi ukuntu nabivuga, ubwumvikane buke mu bantu, ukabona nka Satani ashobora kubatera icyumba akakizanamo akavuyo cyangwa iki. Wowe n'irihe bagukoresha kugira ngo ukomeze uyu murimo w'Imana? kubera ko nzi ko nzawuhemberwa n'Imana, ntabwo nawivovotera. Yego. Kuko ngiye nkorera ibihembo by'ijuru, ntabwo nkorera umuntu. Yego. Niyo mpamvu ukomeza gukora cyane. Yego, icyo ni ikintu cyiza cyane kandi uzakomerezaho. Hari abandi bahanzi se cyangwa se kuko iyo umuntu afite indirimbo nyinshi cyane cyangwa ari umuhanga mu kuririmba cyangwa umuhanga
mu ijambo ry'Imana, ubundi hari abantu umwuka wera abyara, sibyo? Banyuze mu bantu, sibyo? Urugero nk'umushumba ashobora kumbyazamo ubutumwa bwiza nanjye nk'umupasiteri, sibyo? Hari abandi bahanzi bakiri bato bigeze bakwegera bakavuga bati turashaka kuririmbana natwe kugira ngo utwigishe ku buryo nawe twenda tuzagera gute tuzamenya kuririmba. Abahanzi cyangwa abaririmbyi barahari uzamenya kuririmba wenda nko guhimba se, guhimba wenda akaba atabizi cyane ariko akavuga ati negereye Sandrine yamfasha. ntabwo nigeze mbabona ariko kubera ko mba numva guhimba utabyigisha umuntu numva bitavamo, kubera ko nimba ari uguhimba, nimba ngewe numva amagambo amanutse ntabwo nasunika mu wundi ngo bivemo, kuko umuntu biterwa n'ikigeragezo aba yarahuye nacyo n'ishuri aba yaranyuzemo. Okay, ariko hari abandi bantu baririmba indirimbo z'Imana cyane cyane muziranye bahimba ku giti cyabo. Yego, muraririmbana muza mu cyumba nabo? Twararirimbanaga ariko baje kubona akazi baba bize. Okay, ibyo birumvikana. Noneho uko byagenda kose Sandrine ntabwo bakwibagiwe ariko turavugana turi n'inshuti. Okay, rero mukomeze aho umurimo w'Imana ntugira umupaka, hanze hari imirimo y'Imana myinshi cyane, buriya wasanga igihe cyabo cyari kigeze kugira ngo uhaguruke bagende, sibyo? Wenda ntabwo turi butinde cyane kuko turakora ikiganiro cy'iminota mike. Hari indirimbo yo mu gitabo waba uzi ku buryo wayirimba nk'igice kimwe abenshi ikintu cyatumye bamenya ko uri n'umuririmbyi, sibyo? Uri n'umuhanga, ni indirimbo wagiye ubaririmbira hano bakazumva. Ntabwo bavuze ngo Sandrine bumvishe indirimbo waririmbye hano baravuga ati uyu muntu ni umuhanga. Niyo mpamvu akenshi iyo impano iri ahantu itarazamuka kugira ngo abantu bayimenye, Imana ikaba izanye nk'amahirwe yo kugira ngo wenda ikwerekane. Niyo mpamvu bagira ngo wenda abantu bagire gute bongere basogongereho neza ku ijwi ryawe, sibyo? Kugira ngo nabo baterankunga nibaza bazavuga ati Sandrine ni umuhanzi tuzi koko, kuko ubone yakubonye hano arebye izina ndirimbo wagiye uririmbira hano. Izi niba hari akaririmbo ko mu gitabo uri buririmbe cyangwa se niba ari yawe simbizi, kuko nanjye uri buze kuririmba indirimbo yo mu gitabo yitwa Mana ndungura amaso yanjye ku gisozi. Rero yaba yo mu gitabo yari yawe simbizi, gusa icyo nzi ni uko wenda abantu bashaka kumva ijwi ryawe ndetse n'ubutumwa utanga mu ndirimbo kugira ngo nusohora indirimbo bitazaba ari ibintu bitunguranye. Sinzi niba hari wayitetegurira indirimbo nyine numva naririmba ni 21 yego mu Gakiza. Nimuze turebe imbere dutegereje igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana ikitwumvira. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana ikitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mwitorera abo wejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Nshuti reka kwiganyira,
urahabwa imbaraga nshya, uririmbire Uhoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu, tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu, nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima, bikorere umwami Yesu, ndetse ubwenge n'umutima, bikorere umwami Yesu, kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko y'abamugome Satani, muze twese tubashake, tubasangishe umukiza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Amen. Imana ishimwe cyane rwose. Sandrine, Imana yaguhaye impano umva iremereye pe, kandi ni nziza cyane, sibyo? Bose abantu mureba Sandrine hano ku rubuga rwacu, kuri uyu murongo wacu, nizere ko mwumva ijwi rye, kandi natwe turi hano dufite ibyo tuzakora kandi bikomeye. Ni ukuri Imana ikomeze kongera imbaraga, sibyo? Rero ngiye nkunda kuvuga ngo Imana ntihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, sibyo? Hari igihe Imana igira itya yaguhamagara, yagucisha bugufi, wari umuntu uri muremure cyane cyangwa ukize ukaba umukene, iyo igucishije bugufi jya umenya ko ugiye kuzamuka neza, kuko hari ijambo rivuga ngo nzakubaka nibwo uzaba wubakitse, nzongera kukubaka nibwo uzaba wubakitse. Muri Bibiliya ririmo. Rero Imana ikora uko ishaka mu bushake bwayo, kandi iyo iguhaye ntimugura. Rero iyi impano Imana yaguhaye rwose ni impano nziza cyane. Ese Sandrine, uramutse ubonye wenda nk'uburyo bwa vuba aha, tuvuga urugero, umuntu akubwiye ngo tujye muri studio wawe witeguye? Nagenda pe, Neza neza pe rwose najyayo. yego. Rero witeguye isaha ku isaha cyangwa ukwezi ko ariho kose, ntabwo bizarenza mu kwa gatanu tutagiye gukora indirimbo ya mbere. Mu kwa gatanu natwe tubyeretse Imana mu kwa gatanu, ariko niyo byarenga ariko ntabwo byazarenza mu kwa gatanu utajya muri studio ngo turebe indirimbo ya mbere isohoke, sibyo? Noneho Imana itangire isoza icyo yavuganye nawe. Numva ari byiza cyane, natwe tubifite n'ishyaka, kandi n'abandi bose batureba hano, waba ukora indirimbo, waba uba mu rusengero aho uririmba hose simbizi, ariko hano dufite umuhanzi ufite impano iremereye cyane. Rero tugiye tutarasoza, ngira ngo hari indirimbo yitwa Mana ndubura amaso yanjye kugeza, urayizi? Ni 194. Iriya ndirimbo ni nziza cyane. Uzi impamvu nyikubwiye? Indirimbo ndayikunda. Umunsi umwe nigeze kurota, urumva iyi ndirimbo yasanze mu nzozi, mbona abamasayi, urababona bari ahantu h'abamasayi, bari bafite imiheto miremire cyane irimo n'amacumu. Buri muntu wese agafora umwambi yawundi asa, ntumfate, urumva? Umuheto n'umwambi ntibimfate. Iyo ndirimbo imanuka mu nzozi ivuga ngo Mana ndubura amaso yanjye ku misozi, tabarwa kwanjye kwavahe, bava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Urumva? Niyo mpamvu rero iyi ndirimbo ndayikunda cyane. Sinzi uyu muririmbyi twamuririmba, noneho nyuma yo kuririmba njyewe ndasenga dusoze. Nanjye reka nzi kuririmba, waririmba nta kibazo, ntugire ikibazo cy'ijwi ryanjye. Ushobora kuririmba irya mbere nkaririmba alto cyangwa tenari, ntumbaze, ntabwo turi muri studio, ariko icyo nzi neza umuririmbyi ndamukunda. Ntabwo naba ndi kumwe n'umuririmbyi
ngo ngende tutayiririmbye kuko iramfasha. mm, Niba ariko iyo ndi kumwe n'umuvugabutumwa namutumiye ndamubwira aransomera Bibiliya umpa ijambo ry'ubwenge. Niyo mm. mpamvu rero ngira ngo twarimbuye umuririmbyi nta gitabo mfite ariko ngira ngo urayizi. Genda yize. Urayizi nta kibazo. Ririmba nanjye ndakugenderaho nta kibazo. Umuririmbyi w'ijana na mirongo 94. 94 mu gakiza Mm, mu gushimisha. mm, Mu gushimisha umuririmbyi w'ijana na mirongo 94 mukunda kubi cyane sinzi impamvu. Mu gakiza harya mu gushimisha. Gushimisha ni heza. Mu gushimisha umuririmbyi w'ijana na mirongo 94. Namubonye. Yego turamuririmba ariko nitumara muririmba ngiye ndasenga nta kibazo. Turamuririmba wese. Nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ko Eh, ndayifite hano njyewe nyuze mu mutwe. nta kibazo. Igitabo kiba mu mutwe. Wumva se rega abo Imana yahaye iba yarabahaye ese nkanjye ngiye yaba umutwe ryari ngiye mvuye mu kabari ejo bundi ubwo urumva ryari biri mu mutwe gute ariko nanjye Imana izabimpa byari biri mu mutwe wanjye. Yo. Ntacyo reka turirimbe uyu muririmbyi. Marandaburira mu maso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwavahe mubimbwire, Uwiteka niho guturuka, ko Mana yaremye ijuru n'isi, ko Uwiteka niho guturuka, ko Mana yaremye ijuru n'isi, ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntagihunikira n'isinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira, Imana niyo murinzi wowe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, Imana niyo ikurindira ibibi byose iteka, Imana niyo irinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza, na nina mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, na nina mu bihe bidashira. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa, urakoze cyane. Umuririmbyi yaririmbye iyi ndirimbo aravuga ngo Mana ndubura amaso yanjye ku misozi, ese gutabarwa kwanjye kwavahe? Ahubwo kwava k'Uwiteka wari mu ijuru n'isi. Uri uwo gushyirwa hejuru, urera uratunganye, kandi uzahoraho iteka ryose. Hejuru y'icyubahiro cyawe, abantu bari munsi yawe. Icyubahiro cy'abantu kiri munsi y'icyawe, kandi natwe turi munsi y'ibirenge byawe. Turakwizera Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, ukomeze udukomereze uyu murimo w'ivugabutumwa, ndetse ukomeze uduhe n'izindi mbaraga muri uyu murimo wawe. Data mwiza rero, turagushima ko twabanye nawe muri iki kiganiro, ukaba wemeye kubana natwe, kandi ukaba mwene data uyu ukomeje kumuteza intambwe y'ibyo wavuze. Data mwiza urakoze, tugusabye tubyize mu izina ryawe ryera. Amen.